Muraho murakomeye inshuti zanjye, amahoro y'Imana abane namwe, mukomeze kubana n'Imana kandi Imana ikomeze kubishimira nk'uko bisanzwe. Muri kumwe na Jeanne d'Arc. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo ese kuki abantu benshi bahitamo gukorera Satani? Ese kuki abantu benshi babeshya ko bakorera Imana ariko ugasanga bakorera Satani ahubwo mu buryo bunagaragara? Abantu benshi usanga barahisemo gukorera Satani, ntibahitemo gukorera Imana, ndetse bamwe bagakorera Satani ku mugaragaro. Ese kuki usanga abantu benshi bahitamo iyo nzira? Ni ukubera iki? Icyo tugiye kuganiraho, ariko turabona n'ibibi byabyo, dutere n'umwanzuro. Bantu banjye ntimucikwe, mube hafi tuganire. Turifashisha igitabo cya Bibiliya, impamvu tugiye kumanza tugasenga Imana. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, tugushimiye kugira neza, tugushimiye ko umukozi w'umuhanga, tugushimiye ko nta kijya kikunanira, kandi imbabazi zawe n'urukundo bihora kuri wowe Nyagasani, kandi bikaza kuri twebwe kugira ngo bitugirire umumaro. Turagushimiye kugira neza rero, izina rye rihabwe icyubahiro. Usubane natwe, uduhe umwuka wawe wera, umwuka wawe wera aze atumurikire, kandi ni ukuri atumurikire ahari umwijima, duhinduke rwose, tugire imitima mishya, kandi duhinduke tumenya ukuri. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Turifashisha igitabo cya Bibiliya cyitwa Matayo ibice 7, umurongo wa 13. Umutwe w'amagambo aho uravuga ngo irembo rifunganye. Ni amagambo Yesu ubwe yivugiye avuga ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari, n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo, iraruhije, kandi abayinyuramo ni bakeya. Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari, ni inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo, iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ndwaye giripe nasaraye, ariko turagerageza kumvikana. Aya ni amagambo Yesu ubwe yivugiye, aravuga ati munyure mu irembo rifunganye. Irembo rifunganye bivuze iki? Irembo rifunganye bivuze ngo kwiyambura ibibi byose, bivuze kunyura aho abandi batanyura. Nimba abandi, gukora ibyo abandi badakora, kutaba nk'abandi, kudasa nk'abandi, kutambara nk'abandi, kutavuga nk'abandi, kutisiga nk'abandi, kudakora nk'iby'abandi. Abandi ni abaki? Abandi ni ba bandi bakora, ni abantu bakora nyine ibyo isi ishaka. Ni ikinyazina ndafutura, murabihiza abageze mu ishuri. Abandi ni ikinyazina ndafutura, ntago gisobanura neza abantu abo aribo, ariko ni abandi nyine. Yavuze rero munyure mu irembo rifunganye. Irembo rifunganye rinyurwamo ni ukuvuga ngo nimba ushaka akazi, abandi nibasambana kugira ngo babone akazi, we kugira ngo unyure mu irembo rifunganye, ako kazi uremera ukareke. Abandi nibasambana kugira ngo babone amafaranga, wowe kugira ngo unyure mu irembo rifunganye biragusaba kureka kugira gute? Biragusaba kwemera ayo mafaranga ntuyabone, kandi ntunasambane. Iryo ni ryo rembo rifunganye Yesu yabwiye abantu, arababwira ati munyure mu irembo rifunganye, kuko inzira cyangwa se irembo rigari n'inzira ijyana abantu mu irimbukiro ni ngari, kandi nta mahwa arimo. Ntango muzitegereze murebe umuhanda mugari, nta muntu udacamo, buri wese acamo. Abajura baba barimo, abicanyi, abantu banyuranye baba bari mu nzira. Ariko irembo rifunganye, akayira gatoya, mubona ko n'abantu babiri kubisikana biba bigoye. N'inzira ijya mu ijuru ni gutyo twagereranya.
ngo inzira ijya mu ijuru nayo irafunganye, igusaba kureka ibintu bibi, igusaba kugendera mu kuri, igusaba kugenda uko abandi batagenda, igusaba kwambara uko abandi batambara, igusaba kwisiga uko abandi batisiga, igusaba kubaho ubuzima abandi batabayemo. Oya, igusaba ahubwo kugenda nk'uko Kristo ameze. Irembo rero rijya mu ijuru ridusaba kugenda uko Kristo yagendaga, kandi Kristo niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Ese mu buryo butangaje cyane abakristo bakwiye kubaho ni ubuhe? Uburyo butangaje cyane abakristo bakwiye kubaho ni uko abakristo bagomba kuba mu isi, ariko ntibabeho nk'uko isi ishaka cyangwa se nk'uko ab'isi bagenda. Rimwe na rimwe rero abantu benshi bibwira ko bakijijwe cyangwa se bazi Imana, ariko ibikorwa bakora ugasanga bihakana Imana. Mu buhe buryo ngiye kubabwira? Uzasanga umuntu akora ibitangaza, ariko ugasanga ibyo bitangaza we akora ntabwo abikora mu izina rya Yesu, ahubwo niwe ubikora, cyangwa se ni imbaraga za shitani zibyihishe inyuma. Uzabwirwa nuko umuntu azajya hariya akiyamamaza akavuga ngo njyewe ngo uraza urwaye diyabete ngo urakira, ngo uraza urwaye ngo rubaga impande ngo urakira. Ahantu hari Imana habamo ho guca bugufi. Imana niyo yonyine ikiza. Ese ubwirwa n'iki ko abo bantu uwo munsi bari buze aho bari bukire? Mu kwizera bakira, ariko mu kubyamamaza wowe nta mbaraga ufite zo kugira gute, zo gukiza abantu bashobora kuza. Abo bantu bazaza gusengera aho ntabwo ari we bazaba baje kureba, ahubwo bazaba baje kureba Imana ikurimo, cyangwa se bazaba baje kureba Imana yakoresha n'undi muntu kandi igakora ibikomeye. Dore rero impamvu abantu benshi bakorera Satani, cyangwa se bagahitamo kugenda mu nzira ya Satani, cyangwa se kunyura mu nzira ngari, ariyo twita inzira ngari. Impamvu nyinshi ni uko Satani buriya intego ze ni eshatu. Intego y'umwanzi ni ukwiba, kwica no kurimbura. Satani intego ye ya mbere aba ashaka kukwica. Ashaka kukwica kugira ngo uve mu nzira. Nimba uri umunyabyaha upfe urimbuke, uzarimbukane nawe. Nimba uri umukristo upfe we gukomeza gutuma abandi bakizwa. Niyo mpamvu intego ya Satani ya mbere ni ukwica. Icya kabiri ni ukwiba. Nimba ufite agakiza, Satani azagerageza uburyo bwose. Ashobora gukoresha abana wabyaye, yakoresha uwo mwashakanye, yakoresha umuturanyi, yakoresha abo mubana, yakoresha abo muturanye, yakoresha abo muhuye mu nzira. Satani afite inzira nyinshi yakoresha akagukura mu gakiza, akakugusha burundu. Akwibye cyane cyane ikintu shitani aba ashaka kwiba abantu ni ubugingo. Ubugingo, kubiba umunezero, kubiba amahoro. Nicyo kintu Satani burya arwanya ubugingo, ntabwo arwanya wowe inyuma, oya, arwanya ubugingo cyane cyane. Ikintu cyose gishobora gukora ku bugingo bwawe Satani aba akizi, kuko Satani n'inshuro nyinshi ahora ashaka kumenya amakuru ya buri muntu. Rero kubaha Imana, abantu benshi usanga batubaha Imana kubera ibihendo bya Satani. Satani ni umuntu, Satani ni igikoresho, sinzi niba navuga ko ari umuntu, niba navuga ko ari umwuka, niba navuga reka tumwite igikoresho. Satani afite uburyo akoresha kugira ngo agushe abantu b'Imana anyuze mu manyanga. Buriya Satani inshuro nyinshi akwereka ibintu byiza, akakwereka wenda uburanga bwiza, ibintu bishashagirana, ariko mo imbere ntakwereke ikirimo. We akwereka inyuma, ariko we ntakwereke imbere ikintu kirimo. We arakwereka ko nusambana urabona akazi, ariko ntabwo arakwereka ko nyuma yo gusambana hari ibi ngibi. Ntabwo azakwereka ko nyuma yo gusambana hari sida, nyuma yo gusambana hazabaho gufatwa ugafungwa, nyuma yo gusambana hazavamo abana, nyuma yo gusambana hazavamo igisebo. Ibyo ngibyo ntabwo Satani azigera abikwereka na rimwe. Satani we azakwereka ko nusambana uzagira gute, uzabona ya mafaranga, uzabona cya cyubahiro, ariko ingaruka zo gusambana ntabwo azazikwereka. Niyo mpamvu Satani tumwita umuriganya. Satani ni umuriganya ku buryo bukomeye.
kandi ikindi kintu cya kabiri nababwira, satani burya akora cyane. Satani ibintu byose akora agerageza gushyiramo imbaraga nyinshi. Impamvu ni iyi: impamvu ya mbere, satani azi ko atari umunyembaraga kurenza Imana. Imana ifite imbaraga nyinshi. Yesu yaramutsinze, yaramunesheje ku musaraba i Golgotha, yamwambuye imfunguzo, ibintu byose yarabimunyaze. Ubutware bwose buri mu biganza by'Imana ndetse na Kristo. Rero satani kuba azi ko nta mbaraga afite, bimusaba gukora cyane kugira ngo arebe ko yakwigarurira imitima y'abantu benshi, kugira ngo ubone ko yakwangiza ibintu byinshi. Ikindi satani akoresha cyane cyane, akwereka ibyiza by'ako kanya, ntabwo ashobora kukwereka ingaruka. Urugero ni ukuvuga ngo nimba uri kunywa inzoga, we ntabwo azakwereka ko inzoga nyuma yo kuzinywa uzaseba cyangwa se uzajya mu busambanyi, kandi ari byo ashaka ko agushyiramo ugaseba. Ntabwo azigera akwereka ibintu bibi nk'uko nabose mbikwereka. We akwereka ibyiza, ntabwo azigera akwereka ibibi. Ikindi, satani ntabwo atuma abantu bamukorera batekereza. Satani we arabatekerereza. Nk'urugero rw'ukuntu satani adashobora gutuma utekereza. Satani ntabwo azatuma utekereza utari ko aka kazi kameze gute, ese uyu mugore ngiye gushaka ameze gute. Satani ntabwo azigera gutuma utekereza ati kuva muri korari ese ingaruka zo kuva muri korari ni izihe. Oya, ntabwo atuma utekereza. We ahorana ibitekerezo muri wowe, ahora azana imbogamizi imbere yawe zatuma uva ku Mana. Niyo ntego ya satani, ni ukuzana ibintu byose byatuma uva ku Mana cyangwa se imbogamizi. Kuko satani ntabwo azigera kwereka iherezo. Oya, satani iteka ntabwo kwereka iherezo ryawe, kuko aba ashaka kugira ngo uwo mwanya agize amahirwe, satani wahita upfa. We satani ikintu aba ashaka ni uko abantu benshi barimbuka, bakarimbukana nawe. Kubera iki? Kubera ko satani azi ko afite igihe gito. Niyo mpamvu satani rero ntabwo aba ashaka ko abantu bubaha Imana. Oya, kubera iki? Satani ahora yereka abantu ko Imana ari inyantege nke kandi ihemba nabi. Arabizi ko Imana ari inyembaraga. Satani azi ko Imana igira imbaraga kuyirenza. Arabizi ko Imana rwose, satani yubaha n'Imana. Arabizi neza kuko yari umuntu ugeze kumbwira ko yagiye mu bapfumu ahantu, noneho ngo umupfumu aramubwira ngo ibi ngibi ngo ntago ngo twebwe twabibasha, ngo keretse Imana yo mu ijuru. Ngo rwose ngiye nkubwize ukuri. We yari azi ko umupfumu nta kintu kijya kimunanira, ariko ngo ubwe yaramwibwira ati uretse Imana yo mu ijuru ibi yabikora, umuntu wawe rwose oya, ntibikunda. Ni ukuvuga ngo satani rero hari ibintu azi ko adashoboye. Satani ntabwo ashoboye kuzura umuntu. Icya kabiri, satani ntabwo ashoboye kurinda umuntu ngo abeho. Buriya satani ntabwo atanga ubuzima, ahubwo we yaka abantu ubuzima. Icya mbere, satani yaka abantu ubuzima. Ikindi, ntabwo ashoboye kububaha. Oya, rero iherezo ry'umuntu rigirwa n'iki? N'Imana yo mu ijuru, kandi niyo yonyine. Ikindi satani akoresha, ashaka kwereka abantu ko nta bwenge bagira. Ahora ashaka kwereka abantu, wowe nta bwenge ugira, wowe nta mbaraga ufite, wowe Imana ntacyo yagufashije. Wowe ashaka kwereka abantu cyane ko Imana nta ruhare runini yigeze igira mu buzima bwabo. Agashaka guhora yereka abantu ibyo Imana itabakoreye. Urugero, nimba nta kazi ufite, satani azahora aza kukwereka yuko Imana yananiwe kuguha akazi. Akaza akakubwira ati ariko ubundi ubona uriya Mana ukorera izaguha akazi? Ubona ishoboye kuguha akazi? Waje nkakwihera akazi, waje nkakwihera amafaranga, waje nkaguha imodoka, waje nkaguha. Niyo mpamvu uzasanga abantu benshi bakorera satani aribo bafite, abenshi, ntabwo ari bose, abenshi usanga aribo bafite ubutunzi bw'isi. Kubera iki? Kubera ko satani afite inzira nyinshi abashukiramo kugira ngo babone iki? Babone ayo mafaranga bashaka, babone
ubwo butunzi bashaka. Ni ukuvuga ngo barangije kubona ingororano zabo. Ingororano zabo zo mu isi barazibonye, kuko niba ari amamodoka meza barayabonye. Gusa hari abantu bishuka cyane, ugasanga umuntu avuga ati ngewe uwanyihera ibyo mu isi sinzabona iby'ijuru. Ariko ntago bikwiriye. Turi abantu Imana yaremye ituremeye imirimo myiza iyo yiteguriye. Ni ukuvuga ngo twebwe abantu bo mu isi turi abantu Imana yaremye. Ntabwo dukwiye kwigenga, ntabwo turiho ngo twigenga, ntabwo turiho ngo tubone iby'isi byose. Yesu niwe wivugije ijambo aravuga ngo ese byakumarira iki gutunga iby'isi byose ariko ntuzabone ubugingo? Arongera avuga ijambo rikomeye ngo byaba byiza ijisho nimba ari gucumuza urinogoyemo ugasigarana rimwe, aho kugira ngo uzinjire ikuzimu cyangwa se kwa Satani ufite amaso yombi, byata ko wazajya mu ijuru ufite ijisho rimwe, byata ko wazajya mu ijuru ufite ukuboko kumwe, byata ko wazajya mu ijuru ufite ukuguru kumwe, aho kugira ngo uzabijyane byose muri Gehinome urimbukane nabyo. Icyo yashatse kuvuga ni iki? Ni uko izo ngeso zawe wapfa kuri izo ngeso, pfa kuri izo ngeso, aho kugira ngo uzajyane n'iyo modoka muri Gehinome, kandi nupfa n'ubundi imodoka izasigara wowe ugende, inzu zizasigara wowe ugende, ziribwe n'abatarabikoreye. Ahubwo wahitamo ukabaho n'izo nzu ntazo ufite, ukabaho n'ayo mamodoka ntayo ufite, ariko nturimbukane n'umwanzi. Amahoro y'Imana rero akomeze kubana namwe. Umunsi nabateguriye rwose ibintu byabafasha, ibintu rwose biruhije abagenzi muri iyi minsi, ibintu bituma abantu benshi bakurikira Satani aho kugira ngo bakurikire Imana. Ibihendo Satani ashyira mu nzira y'abantu bigatuma batagira gute, badakurikira Imana. Ariko bantu banjye mumenye ko Imana iri mu ruhande rwacu, kandi Imana ntabwo izigera idusiga. Abamarayika baturinda barahari kandi bakorera Imana, bakaza bakaturinda, bahora iruhande rwacu batuvugira, batuvuganira. Rero mwe gutwazwa igitugu na Satani, ahubwo mukurikire Imana mu bihe byose. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Rero mbifurije ibihe byiza, utarakizwa ukizwe, kandi Satani ntakagutwaze igitugu, kuko Imana iri mu ruhande rwacu kandi ntabwo izigera